ariko aya mabwiriza ngenda abona ari n'iterabwoba. Umvi ya kabiri. Aya mabwiriza ndabona ari n'iterabwoba ngenda nsaba ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB na polisi na RGB muhaguruka mukareba uyu mwanda ugarutse kwigaragura mu itorero. Basibindi kugambanira itorero no kujya mu bikorwa birwanya itorero rya ADEPR. Dore ngibi nibyo urimo. Usangiye kuba inshinja. Ndari ngibi. Njewe nje kwamagana aya matangazo. Gukora icyaha rero muri ADEPR. Nta kibazo bantenga. Rero ndashaka kugira ngo mbanze nkubwire Isayi rwose nka representa w'itorero. Ibi bintu mwabaye nkaho muyoboye impumyi. Ibi ni gufatira abantu ku gakano. Hari abaririmbyi benshi bari mu makorari kubw'umuhamagaro. Urabyumva neza? Yego. Ntago ugiye kuvuga ngo ariko hari ikintu nicara nkatekereza. Ibi bintu mwabifashe mukabidraftinga kugira ngo mubone amafaranga asohoka mu isanduku mubone icyo murya. Ntago mwakagombye gufata abakristo ngo mubayobore nk'impumyi. Ntago mwakagombye gufata abakristo ngo mukomeze mu bijyane muri ya terime kuvuga ko ari intama muri abashumba. None ko intama muziyoboye muri Nyabarongo. Mu yandi mabwiriza irindi bwiriza ririmo perezida wa korali, ariko hano mu mategeko niho namuvuga nka perezida, ni nka komiseri nyine umuntu uhagarariye korali, agomba kuba byibuze yarize kaminuza, mu gihe umwungirije agomba kuba yarasoje byibuze segonderi. Umuririmbyi ushaka kujya muri korali agomba kuba byibuze arasoje icyiciro rusange trokome cy'amashuri. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse no kugenda ugira ibihe byiza aho uri kutwumvira hose, aho uherereye, yaba abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, Europe, ndetse n'abandi mwese mukurikira Evangelize Le Monde TV. Ikamubwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza ndetse Imana ikomeze kugenda ihira imirimo y'amaboko yanyu. Njyewe uri kumva kuri mikoro za Evangelize Le Monde TV nitwa Mugisha Simeon, ndi umunyamakuru w'iki gitangazamakuru ukorera hano mu Rwanda. Reka rero ntagire bifuriza ibihe byiza. Twebwe tugenda tubagezaho amakuru atandukanye aba yasohotse muri gospel, iyamamazabutumwa, inyigisho zitandukanye ziyembura imitima y'abantu ndetse n'ubugingo, aho tugera turavuga ku matopiki atandukanye bitewe n'ikiba kigezweho. Uyu munsi rero ikintu tugiye kuganiraho gatoya ni imwe mu nkuru zikomeje kugenda zisirikira kuri social media zitandukanye, ku bitangazamakuru bitandukanye. Ni inkuru irebana n'amabwiriza itorero cyangwa se umuryango wa ADEPR, amabwiriza baherutse gusora ku tariki 17 z'uku kwezi turimo, amabwiriza agenga abaririmbyi, abahanzi ndetse n'amakorali. Yego, ni inkuru rero irimo ingingo nyinshi cyane zitandukanye, abantu bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye, aho hari bamwe bari kuvuga yuko ari zirimo zigiye kugonga abaririmbyi benshi, kureberera amakorali, ariko tugiye kubanza tuyanyuremo. Ni menshi ni ingingo nyinshi, ariko ntago turi bisove byose. Ubishaka yasura, hari website za ADEPR, ayo mabwiriza ariho, ariko turabanza tunyuremo ubundi nawe utubwire ubyumva gute, ubibona gute. Amabwiriza yasinyweho n'umushumba mukuru wa ADEPR Reverend Ndayizeye Isayi, ahari ibintu bikomeje kugenda bigarukwaho cyane n'abantu benshi batandukanye.
itorero ADEPR ryashyizeho amabwiriza mashya agenga amakorali, amatsinda yo kuramya no guhimbaza ndetse n'abahanzi ku giti cyabo. Ayo mabwiriza arimo ko nta muhanzi wemerewe gukora umurimo w'Imana wo kuririmba ku giti cye ari munsi y'imyaka 18. Ibi twajyaga tubona umwana w'imyaka 12, 18 umuhanzi widekaraye muri ADEPR. Guhera uyu munsi rwose ADEPR yavuze ko nta muhanzi wemerewe gukora uwo murimo ari munsi y'imyaka 18. Amabwiriza mashya y'ibyiciro bitandukanye by'itorero ADEPR yagiye hanze ku wa 17 Ugushyingo 2025 avuga ko imyitwarire, amakorali, amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana, ubwo ni worship teams, ndetse n'abahanzi ku giti cyabo bakwiye kubahiriza mu gihe bakibarwa nk'abakristo b'iri torero. Ayo niyo mabwiriza rero tugiye kukunyuriramo wumve ayo ariyo. Muri ayo mabwiriza harimo ko umuhanzi wo mu itorero ADEPR akwiye kuba afite imyaka 18 y'amavuko, bityo agatangira guhanga ibihangano bijya hanze ndetse akabikoresha mu itorero no hanze yaryo mu gihe abiherewe uburenganzira n'ubuyobozi bw'itorero. Aya mategeko anagena ndetse agaha n'umurongo wifuza kuba umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana mu itorero ADEPR, aho agomba kurangwa n'imbuto z'umwuka wera ndetse no kwirinda ingeso za kamere. Aya mabwiriza kandi asobanura ko ushaka kuba umuririmbyi wese akwiye kuba afite igitabo cy'indirimbo ndetse na Bibiliya, ndetse akaba anakwiye kwirinda imyambarire idakwiye n'itubahisha umurimo w'Imana akora. Ubwo hano ngende kugenda nsoma siyo, kuko buri tegeko ryari rifite utuntu dushamikiyeho. Ubwo imyambaro harimo nyine itema muri ADEPR, amapantaro ku igitsina gore n'indi myambarire nyine idakwiye. Mu bindi biri muri aya mabwiriza ni uko umuntu wifuza gutumira abaririmbyi bo mu itorero ADEPR, korali ndetse n'amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana abikora hagendewe aho yifuza gukoresha uwo muhanzi cyangwa iryo tsinda. Umuyobozi w'itorero ushaka gutumira korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bibarizwa muri paruwase imwe yandikira umuyobozi w'iryo torero, agaha kopi umushumba wa paruwasi, akagenera kopi abatumiwe. Umushumba wa paruwasi ushaka gutumira korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bibarizwa mu rurembo rumwe yandikira umuyobozi w'iyo paruwasi, akagenera kopi umushumba w'ururembo, umuyobozi w'itorero korali cyangwa iryo tsinda ribarizwaho n'abatumiwe. Umushumba wa paruwasi ushaka gutumira korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bibarizwa mu rundi rurembo abinyujije ku mushumba w'ururembo iyo paruwasi ibarizwamo, yandikira umushumba wa paruwasi iyo korali cyangwa iryo tsinda bibarizwaho, agaha kopi umushumba w'ururembo, umuyobozi w'itorero korali cyangwa iryo tsinda bibarizwaho n'abatumiwe. Ubuyobozi bw'undi muryango ushingiye ku myemerere cyangwa ikindi kigo byifuza gutumira korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana mu bikorwa by'ivugabutumwa byandikira umushumba mukuru w'itorero ADEPR, bukamenyesha ndetse n'umushumba w'ururembo. Ubuyobozi bw'umuryango ushingiye ku myemerere cyangwa ikindi kigo bibarizwa mu kindi gihugu byifuza gutumira cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana mu bikorwa by'ivugabutumwa mu kindi gihugu byandikira umushumba mukuru w'itorero ADEPR, bikamenyesha umushumba w'ururembo.
ubuyobozi bw'itorero bwifuza kohereza korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana gukora ivugabutumwa mu rindi torero, paruwasi cyangwa ururembo, bandikira umuyobozi w'itorero bifuza gufatanya gukora iryo vugabutumwa, bagaha kopi izindi nzego z'itorero zibakuriye. Itorero ADEPR kandi risoza rivuga ko aya mabwiriza adakwiye kubahirizwa mu matsinda y'abaririmbyi gusa, ahubwo ko binareba abahanzi baririmba ku giti cyabo babarizwa muri iri torero rya ADEPR muri rusange. ADEPR ivuga ko umuririmbyi, korali ndetse n'amatsinda y'abaramyi batazubahiriza ayo mabwiriza yabashyiriweho bazahabwa ibihano birimo kugawa, guhagarikwa ndetse no gukurwa muri izo nshingano, bagahagarikwa by'igihe runaka. Mu yandi mabwiriza, irindi bwiriza ririmo perezida wa korali, ariko hano mu mategeko niho namuvuga nka perezida, ni nka komiseri, nyine umuntu uhagarariye korali, agomba kuba byibuze yarize kaminuza, mu gihe umwungirije agomba kuba yarasoje byibuze segonderi. Umuririmbyi ushaka kujya muri korali agomba kuba byibuze yarasoje icyiciro rusange trokome cy'amashuri yisumbuye. Ngayo rero ayo mabwiriza hamwe n'andi menshi tutababwiye hano yasohotse agenga abaririmbyi mu itorero ADEPR ry'u Rwanda. Abantu benshi rero bakomeje kugenda babivugaho ibintu byinshi bitandukanye, bavuga ati se nk'amakorali cyane cyane wenda i Kigali ho abantu benshi baba muri Kigali, abenshi bagiriwe amahirwe yo kugera mu mashuri, ariko nko mu ntara bita bitandukana cyane, aho usanga nko muri korali nyinshi usanga umubare munini ari abaririmbyi batize rwose, even n'abakristo batize nyine gushyika kuri icyo kigero ADEPR ibishakaho. Rero abantu bakomeje kugenda baza ati ibi bintu ntibiri buze gusenya amwe mu makorali, ntibiri buze gutuma hari abantu bilimita ku murimo w'Imana. Sinje hano nje gusesengura, ahubwo kwari ugusoma kugira ngo nawe uze no kutubwira uko ubyumva muri comment section, ndetse uduhe feedback yawe ukuntu wakiriye aya mabwiriza. Urumva wowe niba uri umukristo wa ADEPR, urumva hari aho bigiye kugonga segiteri y'uburirimbyi muri iri torero rya ADEPR? Yes, ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwaho, binatangwaho ibitekerezo n'abantu batandukanye, dore ko ADEPR ni brand nini, ni rimwe mu matora afite abayoboke benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Buri kintu cyose rero gisohotse cyiza kivuga kuri iri torero rya ADEPR usanga nyine gisirikiye cyane, nubwo cyaba ari n'ikintu cyoroheje mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko gihita ko gifata indi sura abantu bakakiremereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngibyo rero ibigenga abaririmbyi ni byinshi, ni amategeko akubiyemo ingingo nyinshi cyane, ariko uko byifashiraho mu itorero ADEPR. Reka rero mbashimire cyane kandi nkomeze kugenda mbifuriza kugubwa neza. Ibiganiro byacu
nakagaruka hano kuri Evangelize Le Monde TV. Tubitse gukora subscribe, share ndetse na comment, kandi mujye muduha inyunganizi ku biganiro bitandukanye tubagezaho, documentaire, yes, hamwe n'ibindi bintu tugenda tubageza hano kuri iyi channel ya Evangelize Le Monde TV. Njyewe nitwa Mugisha Simeo, reka nsoze mbabwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu byo mwe kuri gukora byose. Bye. Evangelize Le Monde Pro, serivisi dutanga, dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde.